Imana ibahe umugisha cyane. Hallelujah. Duteri intambwe buri munsi, tureba inkingi y'igicu, itegeko ry'umwami Uwiteka aratureberera. Ibyo tubona ntibizongera, turumva amajwi y'inyoni twegereza igitondo, isezerano riri bugufi. Dutera intambwe buri munsi, tureba inkingi y'igicu, itegeko ry'umwami Uwiteka aratureberera. Ibyo tubona ntibizongera. Eme abitangira nkusingira, byatangiye cyane Burundi n'aba Apolineri. Apolineri naramushimiye mu Burundi, itorero rya Kristo tumugenera impano pe tuvuga ati atazibagirwa, kubera ko Imana yamukoresheje kugeza ubwo Burundi amatorero yose asigara ahimbaza Imana mu njyana imwe bavuye muri twa tuntu tutari two. Eme yabaye igikoresho gikomeye cyo kugira ngo ahagurutse inanga yo kuramya Imana mu gihugu, none amatorero yose y'u Rwanda twa tutiku n'udukorari turi kugenda dushira. Ubu hari kugenda hahaguruka abaramyi 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 abaramyi. Kubw'iyo mpamvu nk'itorero rihuriye aha riri mu gicaniro cy'ububyutse, by'ukuri twifuje guha impano Eme, twifuje guha impano Eme. Ku gikorwa yakoze kidasanzwe by'ukuri kitumvikana. Abajene nka wari gukubita imizike ukigana za ndomboro ya soro ukarya amafaranga bigashoboka, ariko wumva ijwi ry'Imana uja muri iyi njyana, none dore igihugu cyose kiraramye, igihugu cyose kiraramye. Warakoze rwose. Aha, undi muntu nanone nawe Imana yakoresheje muri ico gihe agahita haguruka, bahagurukanye gahoro 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 gahoro, abandi babivamo abandi bagira gute, ariko we arakomeza kugeza isaha. Gabi Kamanzi, Gabi Kamanzi, karibu Gabi. Yes. Gabi turamushimira, n'itsinda rimwe na Eme bahagurukiye rimwe. Ikindi dushimira nk'itorero rya Kristo, Gabi umukobwa wihanganira gutukirwa mu gakiza no mu muzika wera, akaba umwizerwa. Gabi uko mwamusanze niko akiri, nta cyahindutse kuri Gabi. Abakobwa benshi bataye umurongo, abandi baraporomotse, abandi babyariye iwabo bagira gute, abandi bagira gute. Gabi aracyari umukiranutsi kwa kundi mu by'Imana, aracyabihagazemo kugeza uyu munsi. Gabi wateye iteka itorero rya Kristo, ubitera ishema by'ukuri. Wakubona yavuga ngo biriya bintu biri seriye, wabyitwayemo neza. Yaha. Okay. Nyuma yabo muri ibi bihe, nyuma yabo bigeze hagati,
nanone hari abandi baririmbyi bahagurutse mu mpano zabo bamamaza kuramya kwera indirimbo z'Imana zijya ku rwego abamizisye baririmba imizike haba hano mu gihugu no mu karere indirimbo zabo zitararuta iz'abakristo bitewe n'abana bacu babyitwayemo neza bakazamura impano yo guhimbaza Imana igakundwa na bose mu gihugu. Israel Mbonyi yabihagazemo neza. Karibu Mbonyi. Byukuri ntawagaya mizike ya gikristo tinateye isoni iri hejuru mu buryo yumvwa na bose bashoboka. Uko amamizika agenda y'abisi niko n'iza gikristo zarazamutse bazishira hejuru cyane zivuga Yesu zihesha Imana icubahiro zonyine zifite kubwiriza ibihumbi byinshi n'amamiliyoni y'abantu bagakizwa. Abo gushimirwa bo ni benshi ntitwabimara ariko twashatse gusa kugira ikimenyetso cereka abaririmbyi ko itorero rya Kristo ribazirikana, itorero rya Kristo riha agaciro k'ibyo mukora. Hari itsinda ryabaye irya mbere ngire ngo muri iki gihugu niba atari irya kabiri mu ya mbere yatangiye mu Rwanda, ari itsinda rivuga ubutumwa hanze mu biriyo mu misozi hehe riramamara kugeza n'abana bato baratinyuka barema amatsinda barema amaministere barema ibiki babigiyeho. Ariko cyane icyo mbashimira bamamaje injyana y'igisirimba kurenza ibindi bintu byose. Alarme ministry barakoze. Umuyobozi wabo abayobozi ba Alarme abayobozi babashakuza yabaye ministere yazamutse ikora ibintu bihambaye ikundwa itumirwa ngirangize izamura injyana y'igisirimba na sebeni Alarme aho hantu yakoze akazi. Aha aba bantu byukuri twashimye nk'igicaniro cy'ubyutse kugira ngo tubashimire gusa byonyine. Ariko nsabe Madame Betty anzanire hano impano y'aba bantu. Sabe Kanoni Antoine, Bishop Dr. Masengo, abashumba muri hano mwese muze, abashumba ni muze. Abashumba ni muze. Reka mpe Kanoni iyi envelope irimwo inka inyana y'inzungu. Twabajije uko igura, twabajije uko inyana y'inzungu yishashigura, abariyo mafaranga tugira, turavuga ngo niyo mpano turi buhe Aime Uwimana azayitunge, azagura inka ajya kama amata avuge ngo ndi kunywa amata avuye mu nka yabera ivuye mu itorero. Reka nsabe Dr. Masengo afate iyi nka, nawe twamugeneye inka inganuko. Gabi Kamanzi amenye ku itorero rya Kristo rimuzirikana. Yes. Okay, ninde Revera Absalom ari kumwe na Pastor Mudamu, Pastor Jovia. Okay. Mwembi barahambonye Israel twamugeneye inka y'inzungu, nawe nashaka azayigure ajya yikama cyangwa azayishakishe nta kibazo, azayikwe umugeni.
Pastor Abatoni na karibu hano imbere. Na Pastor wavuye Europe Henry, wanejeje kukubona. Turabana ku gicaniro, sinari bwamubone mu maso ariko turabana azakora cyane. Ni muyihe Alarme Ministry mubaheze nabo iyo mpano yabo yo kubashimira kuba mwarakoze umurimo w'Imana. Mwavuze ubutumwa, mwamamaje, injyana zirafata zirakundwa. Frank yakoze umurimo ukomeye. Karibu Frank. Tayitome turamugenera impano ye nubwo itangana n'iyababo ariko umushumba ntiyajya. Ariko reka nsabike, ndashaka abantu batatu batanga bafite ibihumbi 100 hano bari ahangaha kugira ngo impano ya Eme nawe iboneke. Ubu nyine ndashaka abantu batatu hano bafite ya Frank abantu batatu bafite ibihumbi 100 ndabakeneye hano ngo tubone impano ya Frank hano mu ijoro kuko titwareka kubikora. Hari abahari? Aha, karibu umukozi w'Imana. Hari wa kabiri? Aha, mama Bishop. Hari wa gatatu kugira ngo impano ya Frank. Mushumba urakoze cyane Frank. Ngwino nguhobere. Frank, impamvu tubivuga, iyo uririmba turagukunda, ariko iyo ugaburira umubiri wa Kristo ubukozi ibirenze iby'abantu basanzwe bamenyereye, ni nabyo dukunda kurenza ibindi, gufasha umubiri wa Kristo. Sinzi itorero ryaba riri muri uyu mujyi Frank atarahagararamo ngo aririmbemo. Beno turabigushimiye, warakoze. Dukeneye ko byukuri uwo mutima w'ubwami ukomezanya. Munyemera abarimye mwese mwahagaze, sabe Pastor Ooh.
umucunguzi wampaye ubugingo buhoraho nanjye ndakwihaye wese wowe wampuze nakuzi nzakwiringira iteka Yesu wanjye uri inzira igana mu ijuru Yesu wowe Yesu mwana w'Imana Hallelujah. Hallelujah. Eka bonero umwanya wo kubatumira dufite igitaramo kuri Noheli. Abazabibasha mumaze gusangira na famille, mumaze gucelebrating umunsi mwiza Imana izaba yaduhaye ku cyumweru, ndagira ngo muzaze dusoreze umunsi wacu muri BK Arena. Yes. Imana ibahe umugisha cyane. Hallelujah. Duteri intambwe buri munsi, tureba inkingi y'igicu, itegeko ry'umwami Uwiteka aratureberera.
ibyo tubona ntibizongera. Turumva amajwi y'inyoni twegereza igitondo, isezerano riri bugufi. Dutera intambwe buri munsi, tureba inkingi y'igicu, itegeko ry'umwami Uwiteka aratureberera. Ibyo tubona ntibizongera. Turumva amajwi y'inyoni twegereza igitondo, isezerano riri bugufi. Yaratwimanye uwo Yesu, yishyura ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yaratwimanye uwo Yesu, yishyura ibihumbi, si ibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, dushira impumu iyo buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yaratwimanye uwo Yesu, yishyura ibihumbi, si ibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, kandi si ibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, dushira impumu ayo buri iyo twibutse dushira impumu iyo buri iyo twibutse dushira impumu ayo buri iyo twibutse iyo neza. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo yambere ijambo, maze nanjye ampindura ijambo, ankira umurobyi w'abantu. Ijambo yambere ijambo, maze nanjye ampindura ijambo, ankira umurobyi w'abantu. Ijambo yambere ijambo, maze nanjye ampindura ijambo, ankira Yesu wanje, Yesu ni nkoni yanjye. Yesero mu gicucu cy'urupfu, n'isayo gahinda gasaze, ijambo gikomeye niki kiza kigutera gukomeza. Yesu ni nkoni yanjye. Yesero mu gicucu cy'urupfu, n'isayo gahinda gasaze, ijambo gikomeye ijambo yambere ijambo, maze nanjye ampindura ijambo yambere ijambo, maze nanjye ampindura angira umurobyi maze nanjye ampindura
ishamu angira tuzamura ibiganza twe ica bani himbazwe masena amindura ishamu angira ishamu embe masena aminduri angira tuzamura ibiganza haleluya aha zamura bukeya nasaraye cyane tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwa tumbira aha cy'ibibazo twazamura ibiganza tumbira mana we yes tumbira Yesu tumbira Yesu ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe cy'ibibazo aha bwira mugenzi wawe ngo inyeganyeze bukeya yinyeganyeze bukeya aha tuvuge ineza y'Imana ase ubuntu bwawe nibwo bwangiza ubundi we mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we kanguye kure bungira umwana mu rugo none ubu ngenda nemye mana ubuntu bwawe nibwo bwangiza ubundi we mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we kanguye kure bungira umwana mu rugo none ubu ngenda nemye mana ubuntu bwawe nibwo bwangiza ubundi we mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we kanguye kure bungira umwana mu rugo none ubu ngenda nemye mana ntacyo nari kwishoza nagufite ntacyo nari kwimarira nagufite ntacyo nari kwishoza nagufite wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ibabaye wanyeretse ineza turimana ineza tuzamura ibiganza mu kwezi kwa mbere Nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kabiri we nabonye ineza yawe, nigeze mu kwa gatatu we nabonye ineza yawe, ejo bundi mu kwa kane mana we nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatanu nabonye ineza yawe, mu kwa gatandatu mu kwa karindwi nabonye ineza yawe, mu kwa munani mu kwa cyenda nabonye ineza yawe, mu kwa cumi mu kwa cumi na kumwe nabonye ineza yawe, muri uku kwa cumi n'abiri nabonye ineza yawe, n'uyu munsi mana wa
fata agatambaro gatoya, akantu gatoya, akantu gatoya kakuri hafi gato cyane, umuntu atumwigira ariko uyu mukuta none sawa na mama. Bwana sifiwe. Mbariza umuntu kwegera ngo sari Imana yagukoreye muri uyu mwaka. Murebe imirimo y'Imana, murebe imirimo y'Imana, murebe imirimo y'Imana, murebe imirimo y'Imana. Mukwezi kwa mbere we nabonye ineza yawe, mukwa kabiri, mukwa gatatu, nabonye ineza yawe, mukwa kane, mukwa gatanu, nabonye ineza yawe, mukwa gatandatu, mukwa karindwi, nabonye ineza yawe, mukwa munani, mukwa cyenda, nabonye ineza yawe, mukwa cumi, mukwa cumi na kumwe, nabonye ineza yawe, muri uku kwa cumi n'abiri, nabonye ineza yawe, n'iri joro, n'iri joro, n'iri joro, nabonye ineza yawe, nabonye ineza yawe. Haleluya. Akomeza atambuke kugira ngo nabo tugezeho indirimbo, ariko tuzamura ibiganza. Haleluya. Bwana sifiwe. Eme ngwino hano hanyuma tari haleluya sitatu hanyuma tu. Uriri. Ababonye neza Imana bazamura ibiganza. Dusubiramo dusimbuka babonye neza Imana. Nabonye neza yawe. Nabonye neza yawe. Aywa nabonye neza yawe. Nabonye neza yawe. Haleluya. Bwana sifiwe. Reka ari ikintu tugiye gukora abakirisitu twese, kuriya nta mugisha mu nzu y'Imana ko kugira abashumba bafite iyerekwa. Abashumba bafite iyerekwa, abakirisitu tugiye gukubitira abashumba bagize rino yerekwa amashyi menshi. Mwaze mwitonde, turabikuta mu mwaze mwitonde. Bashumba, ikiza kikubwira neza abashumba bari mu muhamagaro wabo bazabagira iyerekwa ibyo abakirisitu bakeneye. Ibi nibyo twari dukeneye, ibi nibyo twari dukeneye. Haleluya. Ngiye kubara gatatu, twiyegereza abashumba kandi tubakomera bagize iyerekwa ryiza. Igicaniro gihujije abashumba, abavuga butumwa n'abarano. Haleluya. haleluya, Tugiye abari kubyumva, umuntu udakoma amashyi kuri iyerekwa ry'abashumba araba afite ikibazo cyo kutumva iyerekwa ry'abashumba. Ngiye kubara gatatu kugira dukoma amashyi n'abavuza akaruru bakavuze, kubera yuko Imana yatumurikiye binyujije mu bashumba. Rimwe, kabiri, gatatu, gatatu. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Nyewe mbere ko turi mbi indirimbo banze nshimira abashumba muri rusange bakoze iki gikorwa badukoreye mu izina ryanjye n'ry'abaririmbyi bagenzi banjye. Imana ibaho umugisha. Yego tubashimire rwose. Maze iminsi njya kuri iyi ndirimbo nkasaba ko abantu bafatana mu biganza n'ubinyemerera. Impamvu nuko hari igihe bitari byoroshye ko biba abantu ngo bahure gutya bafatana ibiganza babashe kuramya hamwe nta wikanga mugenzi we, ariko ubu birakunda. So twafatana ibiganza tukabizamura twese n'ikimenyetso cyo gushimira Imana ku bumwe Imana igenda izana mu gihugu cyacu. Amen. Amen. Twese yamuduti muri imbere w'Iteka. Muririmbire Uwiteka indirimbo nsha, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu, ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo, ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza. Ongera uti murimbire Uwiteka indirimbo nsha, turirimbire Uwiteka indirimbo nsha, uko aje gukora ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo, ukuboko kwe kwera abizanishije yibutse imbabazi, yibutse umurava we abigirira igihugu cyacu, abo kumera zose babonye agakiza kacu, bati koko yibutse umurava we abigirira igihugu cyacu, abo kumera rwose babonye agakiza kacu, bati koko Banyarwanda mwe mwese, Banyarwanda mwe muhaguruke turirimbe, dore Uwiteka aje atugana, ntabwo ararangizanya natwe, aje kutumara agahinda, adukuyeho ibyaha, muze tumusange araturuhura. Ongera uti Banyarwanda mwe mwese, Banyarwanda mwe uhaguruke, dore Uwiteka aje, muze tumusanganire n'ijwi ry'impundu, ndashaka kumva impundu zanyu ku bw'icyubahiro cya Kristo. Yemwe misozi mwese, namwe bibaya
kacu barahanura bati koko yibutse umuraba we abigirira igihugu cacu abo kumera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko ongera utibutse imbabazi ze yibutse umuraba we abigirira igihugu cacu abo kumera zose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite imana bati koko u Rwanda rufite imana. Hallelujah. Yes, muhagaze uko muzamura amaboko twese dusengera u Rwanda. Ushaka ugendagende ariko turwereke Imana. 2023 turashaka kubona ibintu bisha bikomeye muri iki gihugu. Yego. Yes. Uwiteka turakuzamuye muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Warakoze. Warakoze kuduha aya mahoro, warakoze kuduha ubu buyobozi bwiza, warakoze kubabarira igihugu n'amatorero yose, warakoze kuduha amatorero mu gihugu, warakoze guhagurutsa abasenzi n'abaririmbyi n'abavugabutumwa, warakoze kubaka ibihambaye muri iki gihugu, warakoze ku Rwanda rugenda ijoro n'amanywa, warakoze ko abavugabutumwa n'abanyamasengesho bagenda amajoro n'amanywa bavuga ubwiza bw'Imana. Munyumve gato. Yes. Munyemerere duhagarike imigambi mibi yose ku gihugu. Ku mbuga nyinshi mwarabibonye ubushize hari itsinda ry'abasataniste n'abandi kubera kwanga ubwoko runaka n'abavuga ikinyarwanda byageza abapfumu bose barihuza. Sinzi uwabitweretse ku rubuga ngo ko barashaka ngo kuvuma ngo no kuroga u Rwanda. Ibintu bitangaje ari benshi bihuje cyane. Mana yanjye hari uwavuze ngo abisi n'intare nyinshi ziyobowe n'intama, ariko rabanga bizera turi intama nyinshi ziyobowe n'intare imwe. Mureke twamagane iyo mitongero yose n'ibyavuze. Reverend Abusalomu yahise avuga ngo biriya ndibyoshobora u Rwanda rurimo Imana, rurimo amasengesho, rurimo amasezerano. Munyemerere duhagarike iyo migambi yose ku gihugu y'abasataniste ibyo batongereye n'ibindi byose. Dushinganisha igihugu n'abayobozi bacu mu maraso ya Yesu, barindwe bikomeye. Mukuri soza Reverend Abusalomu aratuyobora ashima Imana kubw'ibyo. Reka tuzamure ibiganza. Data, dushinganishije igihugu cy'u Rwanda mu maraso ya Yesu. Ntawavumu w'Imana yahaye umugisha, ntawasenya iby'Imana yubatse, ntawamaraho ab'Imana yiremeye, ntawabasenya bafite Imana ishobora byose. Amaraso Yesu natwikira imbibi zose z'iki gihugu, ubwiza bw'Imana bukizenguruke hose. Turindira abayobozi
imbaraga y'Imana yabahagurukije komeza ibatwikira inzego zose, abaturage bose, abashumba, abakozi b'Imana bose. Duhumanuye imihanda yose, duhumanuye imbibe zose, duhumanuye inzuzi zose, duhumanuye amashamba yose, imirima yose y'iki gihugu bibe bitwikiriwe amaraso ya Yesu n'ubwiza bukome. Lelamfonega urakoze mwami Imana yacu. Haleluya, haleluya. Iki gihugu wagihaye ihumure, iki gihugu cyubatse ku masezerano, iki gihugu cyubatswe n'ukuboko kwawe, iki gihugu ni wewe wagihaye abanyarwanda, iki gihugu gifite amasezerano, iki gihugu wagihaye ihumure, iki gihugu wagihaye ubuyobozi bwiza, iki gihugu ni wowe ukigenga, iki gihugu ni wowe ukitaho uhereye ku mipaka yacyo yose. Iki gihugu ni wowe mwami, iki gihugu kirimo ubwoko bwawe, iki gihugu kirimo umurage mwiza. Ziriya mbaraga zose z'umwijima zarahagaritswe mu izina rya Yesu, turazihagaritse mu izina rya Yesu, turaziyamye mu izina rya Yesu, turazikumiriye mu izina rya Yesu. Abanyarwanda ntibazongera kwinjira mu ntambara. Warabirahiye nk'Imana, wowe uzamura ukuboko kwawe ukarahira nk'Imana, uvuga ko uzatubeshaho, kuzaduha amahoro, uzatwubakira umutekano, kandi warabirahiye nk'Imana. Turabizi ko ari wowe ubirimo, kandi ni wowe ubifite, ni wowe ubihagarariye, ni wowe mwami ubyemeza, ni wowe unabishimangira. Urakoze mwami, turakwizeye. Nta kindi twakora kubyo dukorera n'uburyo urinze igihugu keretse kugukomera amashi no kukuvugiriza impundu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Dukomere Imana amashi kwiduhaye uburinzi bukomeye ku gihugu n'indi myaka iri imbere. Nta mbaraga iyo ari yo yose, yaba iy'ubupfumu n'uburozi n'ibindi, bizagira icyo bitwara ubwoko bw'Imana. Hallelujah. 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 Yesu yeshimwa kowa ijije. Hallelujah. Yesu Yes. weshimwa kowa ijije. Yesu weshimwa kowa ijije. Yesu weshimwa kowa ijije. Abashima umwami ko yabakije turirimbane. Yesu weshimwa kowa ijije. Yesu Yesu weshimwa kowa ijije. Yesu Yesu weshimwa kowa ijije. Oh Yesu 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 weshimwa kowa ijije. Yesu 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 weshimwa kowa ijije. Yesu Yesu weshimwa kowa ijije. narindi zina musiju iyo Narindi zina naryo twabona. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, wowe wampinduye umwana w'isezerano. Narindi zina ryadukiza ibyaha, narindi zina munsi y'ijuru naryo twabona. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, wowe wampinduye umwana w'isezerano. Narindi zina ryadukiza ibyaha, narindi zina munsi y'ijuru naryo twabona. Yesu we nshuti yanjye ushimwe,
nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana Yesu we nshuti yanjye we Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wowe wampinduye wampinduye umwana Yesu we nshuti yanjye Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe Narindi izina munsi y'ijuru narindi izina yadukiza ibyaha narindi izina munsi y'ijuru naryo twabona Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano narindi izina narindi izina naryo twabona Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye umwana rangurura nanone narindi izina ryadukiza narindi izina Yesu we wowe wampinduye tujyane narindi izina ryadukiza ibyaha narindi izina munsi y'ijuru naryo twabona Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we shimwa ko wanyijije Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Hallelujah haleluya mwana ni we none ko mutureba nka televiziyo ntabwo turi kuri kesutu uyu munsi turi muri Foursquare haleluya noneho kugira ngo mutatwereka ko twabaye abashyitsi natwe muhaguruke aha hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye haleluya munyemerere nshimira Imana ku bwa Foursquare n'ubwo umuryango wadutumiye turabubashye cyane ariko munyemerere nshimira Imana cyane kuko maze umwaka shakanye n'uyu mugabo mwiza haleluya ntumfuhire ntungirire ishyari bishimira Imana haleluya kambabwire yongeye guca kanzu ngo tumushime tumuhi yongeye guca ngo tumushime yongeye ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva kubyara ndumva kuneza
Shataya. Malita Yereboshaya. Lita Kaya Libo Shataya. Lita Yereboshataya Boshaya. Lita Yereboshataya Reboshe. Lita Yamama. Lita Yamama. Lita Yataya. Malibo Shataya. Hallelujah, 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 hallelujah. Lita Kaya Rebosha. Lita Yaramama. Lita Yerebosha. Lata Yerebosha Yerebosha. Ushimye koje gucakanzu kugira ngo dushime izina ryawe. Wakoze gucakanzu, wakoze kububyutsa. Thank you for revival. Hallelujah. This is what I hear. This is what I hear. And this is in the spirit. This is in the spirit. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Chains of cancer, chains of diabetes, chains are falling down. Do you know why? Because there is an army. There is an army rising up. There is an army. You are the army. You are. 'Cause this is a move. We are here for you. Come and do what you do. We set our hearts on you. Hallelujah. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move, yeah. We need a move. We need a move. We need a move. Listen. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming. We need to move. Hallelujah. 'Cause you are here, moving in this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, Lord. I worship you. You are here, touching every life. Yeah, I worship you. Yeah, I worship you.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't feel it, Lord, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker. You are the miracle worker. You keep promises. My God, That is who you are. iminota dusigaranye munyemerere dusenge muri ubu buryo. Reka tumubwire ngo turi ya generation wavuzeho ibikomeye. None uri gusohoza your promises. Uyu muri yaravuze ngo niwe usohoza ijambo ryararikurikirana imyaka 1000. Tumubwire ngo turi babandi watumye. Wavuze ngo tuzabona ububyutse. None turi hano ngo tugirire neza, turi hano ngo utwuzuza imbaraga cyane cyane urubyiruko. Ndumva urubyiruko mu mutima wawe. Munyemerere ni buri urubyiruko umunota umwe dusigaranye uzamura amaboko ubwira umwami ngo ntuma, ndakwemereye ntuma ibyo ababyeyi bacu bari kubona. Reka ushyire ku murongo mbashe kujyana uwo muriro wawe. Zamura ijwi ryawe mu munota umwe gusa niba uri urubyiruko. Uwo munota gusa twari dusigaje usenga ubwira umwami ngo ndahari nyohereza ibyo ababyeyi bacu basengeye. Uri kubisoza muri generation yacu ariko ntibindengane ntibinsheho. Reka ibyuma bituje tuzamura ijwi nk'abasore. Amajwi yacu ari hasi. Ababyeyi bacu baradusengera amanywa na nijoro, bati ni twebwe tugomba kubyakira. Zamura ijwi ryawe rwose. Hari generation yawe igukeneye, generation yawe iragukeneye. Abasore baragukeneye, hari abataraye hano baraye ahandi. Nta wundi bategereje buretse wowe. Umunota umwe gusa zamura ijwi ryawe ubwira umwami ngo I'm here. Ndahari mwa. Tuzamura amajwi rwose nk'abasore. Umunota umwe gusa zamura ijwi nk'umusore uracyafite izo mbaraga ubwira umwami ngo I'm here. Zamura ijwi ryawe rwose umubwire ngo mwami ndahari I'm here for you. Turi hano for you, oh God. Turi hano for you mwami. Udutume rwose mwami. Kora umurimo udasanzwe muri twebwe. Hallelujah. Horesha icyo wampakariye. Mindura wampamagariye gukora umukoruta nugutsindwa oreshi. Nangurura rwose gukora umukoro zaruwa nugutsindwa oya oreshi. Gukora umukoro zaruwanjye. Position us, oh God. Position us, oh God. Oh yeah.
tugende twe gucogora tugende twe gucogora dusubizemo imbaraga dusubizemo imbaraga twiruke twe kunanirwa twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora tugende twe gucogora dusubizemo imbaraga dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza ni wowe dutegereza twiruke 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 twe kunanirwa tugende twe gucogora tugende twe gucogora Yes. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuvuge ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakomangura fila jofela do pepela umutima ujya imbere y'Imana gusenga kwanjye kukugereho chibale la pombe la pochita ama horoya nagukeneye kumamana nijoro ibihe byose umugisha gusenga n'ubuzima uko ifi
n'injanga zitagira ubuzima ziri umusozi. Niko umukristo udasenga ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana n'akazagira azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko tujya hose yuko gusenga kugera ku Mana domela lilando chefande varias eze formas kande ya fer niba ari Imana yavuze ubuzima bwawe hagarara umusozi n'ukuri Dashorera kukura w'Imana yavuze nigirebi iherezo kandi hagaze nitangiriro ibihe nidashobora ntabwo byakuraho icyo Imana yavuze icyo yavuze niyo iherezo kandi hagaze nitangiriro ibihe ntibyashobora gukura w'icyo yavuze nabyigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze nabyigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze Imana yavugaga kavugana n'abasogokuruza n'uyu munsi iracyavuga kandi Imana yavugaga ikavugana n'abasogokuruza n'uyu munsi iracyavuga kandi Imana ikavugana n'abasogokuruza n'uyu munsi iracyakora ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha n'igiteshuka apana la pashika ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha we ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha Imana ntabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwigibesha
Bwana sifiwe. N'abahagaze nyine nta kundi. Habaye hatoya kubera ububyutse umuriro w'Imana. Mwuka w'Imana yatumye abantu. Haleluya. Ntabwo igibesha. Apotre. Ibyo mwatangije n'abakanoni n'ababishop n'abandi benshi. Ntabwo ishobora guteshuka ku ijambo ry'umuriro ugomba gutwika, ugomba kugera ku ntama n'abari mu mwijima bakaza. Ku ijambo yavuze Nabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze. Nabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo ryayo. Nabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze. Nabwigibesha we. Nabwigibesha we. Nabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze. Nabwigibesha oya ku ijambo yavuze. Nabwigibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze. Tegereza bizasohora. Tegereza nabwigibesha. Tegereza bizasohora. Tegereza. Haleluya. Okay. Yesu ashimwe. Hallelujah. Umeze mute bavandimwe? Umeze neza? Ugaragaza uhimbariza aho uri nyine. Nuko mwegeranye. Ubwo biduhaye task yo kongera urusengero. Tukarugeza hari amakara hepfo. Okay. Tugendi. Urera mana cyangwa salama? Urera mana cyangwa salama? Salama, tugende salama. Abakristo bavuze salama. La. Birashoboka ko mwagira gutya mwese. Itorero twese tugira gutya. Atukuzwe. Tutsu. Ariko mugira gutya muraberewe. Salama. Nimejificha ndani ya mwamba huyo ni Yesu Kristo. Hakuna chochote kitanitisha. Naka kwake ni salama. Nimepata amani tele katika huyo mwamba. Hata dunia itikisike. Tuzamure ibiganza twese. Musubiremo. Salama. Yego. Niyo utanga towe tujya gusimbuka. Salama. Uzamure. Salama. Buri wese asimbuke. Dose, salambura gutya. Bwira dose. Bwira uwo muri kumwe. Mubwire ngo iki ni igicaniro cy'ubuzutse. Okay. Icyo ni kimwe. Mubaze ngo urabyutse cyangwa urasinziriye.
mubaze cyane ubwe ngo urabyutse cyangwa urasinzira. Ababyutse ayiwa salama Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. murabyutse cyangwa murasinzira. Kwa Yesu ni salama. Udutambaro nizaza aje kuvuga muze mugaba. Dose udutambaro kuzamura udutambaro tugahimbaza Imana gutya. Ninje wabitangije muri 2012 muri Zion Temple. Nari narabsanze nyuma yaho ariko numvishe ko bimanutse. Kubera ko nabonye abantu ari benshi bameze neza. Mugire ucyo turebe ni byiza yewe. Zamura gatamba tugiye gusimbuka nabwi. Abantu babiri babwire ngo umwaka mwiza wa 2023 mwaka mwiza. Mwaka mushamuhi. Hari indi bari kunyongorera hano ivuga ngo reka tuvuge ibigwi byawe, kandi naje kaba ndi kumva indi ngo ashimwe izina rya Yesu. Sizi ukuntu bari kungira ashimwe izina rya Yesu. Mukomeze mushime Yesu yagize neza. Sol Fadi ashimwe izina rya Yesu wasize Satani. Buri wese ahimbaza Imana mu mbaraga ze. Ashimwe izina rya Yesu wasize Satani. Ashimwe izina rya Yesu niwe mukiza. Ashimwe izina rya Yesu niwe utuba hafi. Ashimwe izina rya Yesu niwe mukiza. Wategetse inyanja iramwumvira. Ashimwe izina rya Yesu atsinze Satani. Ashimwe izina rya Yesu ahimbaza. atsinze Satani. Twese tambirwa aya twese singizwa Singizwa, hallelujah.
imana ibaha umugisha. Hashimwe tugiye kuguruka, tugiye kuguruka. One, two, ayiwa, hashimwe, 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 watsinze Satani. Hashimwe, hashimwe, watsinze Satani. hashimwe, Hashimwe, nuko hashimwe. Reka nduhuke, reka nduhuke, twama dusimbuka gusa, nta muntu uririmbye. Rimwe, kabiri, wa